iyi nama ifite umwihariko ukomeye cyane mu bihe bya politike igihugu cyacu kirimo, kuko igaragaza ubushake bukomeye bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo gushaka ndetse no kurushaho gushyira ku murongo imiyoborere y'ubuzima bwa politike y'igihugu, gukomeza inkingi z'ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi y'amashyaka menshi no guteza imbere urwego rwa politike rushingiye ku biganiro, inshingano, amahoro no kubahiriza indangagaciro za Repubulika. Banyacyubahiro, madamu namwe basanzwe, mbanje kuboneraho umwanya wo kugaragaza ku izina rya guverinoma ya Repubulika ndetse no ku bwanjye ishimwe ryinshi n'icyubahiro gikomeye duha nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu akaba n'umuyobozi mukuru w'amashyaka ya politiki ashyigikira demokarasi n'ubwisanzure bwa politiki, kubera ubuyobozi bwe bufite icyerekezo, ubushake bwo kuvugurura igihugu ndetse n'umuhate adahwema kugaragaza mu gukomeza demokarasi, guteza imbere ubwisanzure bwa politiki, kubaka leta igendera ku mategeko no gushimangira ubumwe bw'igihugu. Kuva yagera ku buyobozi bukuru bw'igihugu, nyakubahwa perezida wa Repubulika yakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo habeho imiyoborere ya politiki igezweho ikubiyemo byose kandi yubaha amahame ya demokarasi asanzwe yemerwa ku rwego mpuzamahanga. Intego ye yo guhindura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu gikomeye, gifite ituze, gitera imbere kandi cyubaha uburenganzira n'ubwisanzure bw'ibanze by'abaturage, ikomeje kuba isoko y'icyerekezo ku nzego zose za leta. Ni muri urwo rwego minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, umutekano, imiyoborere y'intara n'imirimo ijyanye n'imigenzo gakondo ibinyujije mu bunyamabanga bukuru bushinzwe imikoranire n'amashyaka ya politiki, yateguye amabwiriza ya minisitiri ajyanye n'umwaka wa politiki wa 2026. Aya mabwiriza ni igikoresho cy'ingenzi kigamije kuyobora no gufasha amashyaka ya politiki mu gutegura no gushyira mu bikorwa ibikorwa byayo muri uyu mwaka wa politiki wa 2026. Aragaragaza ibyihutirwa, ashyiraho umurongo ngenderwaho, asobanura inshingano ndetse anibutsa ibisabwa n'amategeko abagize urwego rwa politiki bagomba kubahiriza mu gihe bakora inshingano zabo. Banyacyubahiro, imwe mu ntego nyamukuru z'aya mabwiriza ni uguteza imbere ubuzima bwa politiki burangwa n'amahoro, aho hubahirizwa amategeko ya Repubulika, kwihanganirana mu bitekerezo bya politiki, ibiganiro bihoraho ndetse no kwamagana ibikorwa byose by'urugomo. Muri urwo rwego amashyaka ya politiki arasabwa guteza imbere amahoro, ubumwe bw'igihugu n'ubufatanye bw'abanyekongo, gushimangira inyigisho z'ubwenegihugu, gukunda igihugu ndetse no kongerera abanyamuryango ubumenyi bwa politiki, gutanga umusanzu mu gukomeza demokarasi no kubaka leta igendera ku mategeko, gukoresha ibiganiro mu gukemura amakimbirane ashingiye kuri politiki, guteza imbere uruhare rudasigana rw'abagore n'urubyiruko mu bikorwa bya politiki, kubahiriza amahame y'imiyoborere myiza, gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano. Aya mabwiriza agamije rero kubaka urwego rwa politiki rutuje, rushyira imbere ibiganiro n'ubufatanye kugira ngo amashyaka yose abashe kugira uruhare mu kubaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishingiye ku mahoro, demokarasi n'iterambere. De respecter les principes de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité. Ngushimire cyane we ukurikira ibiganiro byacu bya The Quick Times News. Ni ubuyobozi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwashyikirije abayobozi b'amahuriro y'amashyaka ya politiki, yaba ari ayo ku ruhande rushyigikiye ubutegetsi ndetse
n'ay'abatavuga rumwe na leta. Amabwiriza ya minisitiri agenga umwaka wa politiki 2026. Aya mabwiriza agamije guha umurongo amashyaka ya politiki mu mikorere yayo ndetse no guteza imbere politiki irangwa n'amahoro, ibiganiro no kubahana hagati y'abanyapolitiki. Inyandiko y'amabwiriza ya minisitiri yatanzwe igamije kuba igikoresho cy'ubuyobozi gifasha amashyaka ya politiki gutegura neza ibikorwa byayo mu mwaka wa 2026. Ni umurongo ngenderwaho usobanura uburyo ibikorwa bya politiki bigomba gukorwa mu buryo bwubahiriza amategeko n'amahame agenga ubuzima bwa politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ivuga ko intego atari ukubuza amashyaka gukora ibikorwa byayo, ahubwo ari ugushyiraho uburyo bwafasha ko amarushanwa ya politiki akorwa mu mahoro kandi mu bwubahane. Kimwe mu bintu by'ingenzi bigaragara muri aya mabwiriza ni ugushimangira ko ubuzima bwa politiki bugomba kurangwa n'amahoro. Mu gihe ibihugu byinshi bihura n'ibibazo bishingiye ku makimbirane ya politike, ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushimangira ko itandukaniro ry'ibitekerezo ritagomba kuba impamvu y'urugomo cyangwa inzangano. Amashyaka yose arasabwa gukora ibikorwa byayo mu buryo bwubahiriza amategeko kandi akagira uruhare mu kubaka igihugu binyuze mu biganiro. Navuga ngo ni ikintu cyiza kuko iyo bijemo ibintu bya politiki ndetse n'amashyaka habaho icyo nakwita nko guhangana, kuko ureba n'ubundi ugasanga amashyaka yo ntago deje noneho haravuga rumwe n'ubutegetsi n'atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo mashyaka ntago yahuza kuko nyine barahanganye na aba opponents. So aya mabwiriza rero agamije noneho kuba bashyira hamwe kugira ngo noneho bakore kinyamwuga, ariko banakorera igihugu bose ku nyungu z'igihugu. Iki kintu kibanzweho mu kubahiriza amategeko, ndetse hakaba habaho nyine ko amashyaka ya politiki asabwa gukora ibikorwa byayo hakurikijwe amategeko ariho, yaba mu gutegura inama, ibikorwa byo kwamamaza ibitekerezo byayo cyangwa izindi gahunda za politiki. Ubuyobozi bushimangira ko ubwisanzure bwa politiki bugomba kujyana n'inshingano zo kubahiriza amategeko no kurengera inyungu rusange z'igihugu. Ko niba uri umunyapolitike uko byagenda kose, niyo uri kurwanya mugenzi wawe muhanganye, haba hariho n'ubundi nawe byitwa ko uri gushaka inyungu z'igihugu, ni uguharanira inyungu z'igihugu. Wenda niyo ushobora kujyaho ukaba wahindura ukajya mu bindi, ariko ahanini n'ubundi niyo uri gutanga ibitekerezo byawe ubuharanira inyungu z'igihugu. Hano rero bavuga bati tugomba twese guharanira inyungu z'igihugu ndetse tugakora nyine ibijyanye n'amabwiriza. Muri aya mabwiriza harimo kandi ubutumwa bwo guteza imbere kwihanganirana muri politiki. Mu gihugu gifite amashyaka menshi afite ibitekerezo bitandukanye, kwihanganirana bifatwa nk'ikintu gikomeye mu gukomeza ubumwe bw'igihugu, cyane ko nyine hatabayeho kwihanganirana ndetse no gutuza kugira ngo buri wese akore ibikorwa bye ariko mu mutuzo, buri wese akora ibikorwa bye ariko twamuhaye amahoro n'ubwisanzure. Rero iyo bitabayeho bityo usanga n'ubundi habayeho imvururu. Abanyapolitiki basabwa kwemera ko kuba abantu batabona ibintu kimwe ari ibisanzwe muri demokarasi. Icy'ingenzi ni uko impaka zikorwa mu buryo bw'amahoro kandi nta gukoresha imbaraga cyangwa iterabwoba. Ikindi cyagarutsweho ni ugukomeza ibiganiro hagati y'abanyapolitiki. Leta ivuga ko ibiganiro ari uburyo bwiza bwo gukemura impaka no gushakira ibisubizo ibibazo bishobora kuvuka mu buzima bwa politiki. Aho gukoresha amakimbirane, amashyaka asabwa gukoresha inzira z'ibiganiro kugira ngo yubake icyizere hagati yayo.
Muri iyi gahunda kandi harimo kwamagana ibikorwa byose by'urugomo bishobora guhungabanya ituze ry'igihugu. Leta yashimangiye ko amarushanwa ya politiki atagomba kujyana n'ihohoterwa, iterabwoba cyangwa ibikorwa bishobora guteza umutekano muke. Abayobozi b'amashyaka basabwa gukangurira abayoboke babo gukurikiza inzira z'amahoro no kubaha ibitekerezo by'abandi kugira ngo ibintu bigende neza, ndetse habaho nyine no kuba bajyana mu mujyo mwiza, cyane ko twagiye tubona abagiye batandukanye bagerageje gutanga ibitekerezo byabo, harimo nk'aba Martin Fayulu mwagiyemo ntibibabaho, yego barashaka gutanga ibitekerezo byabo binyuze nyine n'ubundi mu myigaragambyo, ariko ugasanga babangamiwe, habayeho no kubakubita bagakomeretswa. Rero navuga ngo ibi noneho nibyo aya mabwiriza mashya ashaka kuvuguruza, noneho buri wese akajya atanga ibitekerezo bye mu buryo bw'umutekano, ndetse n'ibitekerezo bye bikaba byakumvikana. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite imbogamizi zitandukanye zirimo ibibazo by'umutekano, iterambere ndetse n'imiyoborere. Muri ibi bihe umwuka mwiza wa politiki ushobora gufasha igihugu kwibanda ku gukemura ibibazo bihari aho gutakaza imbaraga ku makimbirane n'ubundi, ndetse banata imbaraga mu gushyamirana. Amashyaka ya politiki afite inshingano zo guhagararira ibitekerezo by'abaturage, ariko akaba anafite inshingano zo kurinda amahoro n'umutekano. Niyo mpamvu asabwa kugira uruhare mu gukangurira abayoboke bayo gukurikiza amategeko no kubana neza n'abandi bafite ibitekerezo bitandukanye. Politiki ishingiye ku biganiro no kubahana ni imwe mu nkingi zikomeye za demokarasi. Muri rusange icyo nakubwira ni uko amabwiriza ya minisitiri agenga umwuka wa politiki wa 2026 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamije gushyiraho uburyo amashyaka ya politiki azakoreramo mu mahoro, yubahiriza amategeko kandi ashyira imbere ibiganiro. Ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burifuza ko umwaka wa politiki wa 2026 urangwa n'ubwumvikane, kwihanganirana no kwirinda ibikorwa byose bishobora guhungabanya amahoro. Ikibazo nakubaza ni kimwe, wenda uze no kujya muri comment section duhe igitekerezo cyawe, ni icyo amabwiriza azahindura mu mikorere y'amashyaka ya politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko nagerageje no kubigushyirira mu Kinyarwanda wabyumvise neza. Ubwo urasubiza icyo kibazo, ibyo bizaterwa n'ubundi n'uburyo impande zose zizashyira mu bikorwa ndetse n'ubushake bwo gukomeza ibiganiro hagati y'abanyapolitiki. Ubwo nawe uratubwira uko byumva, ubundi ibintu byose bigende neza, ndetse tunarebere hamwe nyine uko ibintu bizaba byifashe. Reka ngushimire cyane, nkwifurize kugira ibihe byiza, ndetse ukomeze ubane natwe mu biganiro tugenda tukugezaho buri kanya. Ubundi icyo nakubwira ni uko ngomba kukurika ugakurikira nawe wumva igifaransa ugakomeza gukurikira iri jambo. Ubundi Imana ibane nawe kandi igushyigikire mu byo ukora byose. Nge wumvaga yari Ivan Lucky, mukomeze kugira ibihe byiza. Cette rencontre revêt une importance toute particulière dans le contexte politique auquel notre nation, en ce qu'elle traduit la volonté ferme du gouvernement de la République d'encadrer davantage la vie politique nationale, de renforcer les fondements de notre démocratie pluraliste et de promouvoir un environnement politique fondé sur le dialogue, la responsabilité, la paix et le respect des valeurs républicaines. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose d'exprimer au nom du gouvernement de la République et en mon nom propre notre profonde gratitude et notre haute considération à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, grand chancelier des partis politiques, champion de la démocratie et du pluralisme politique, pour son leadership éclairé, sa vision réformatrice et son engagement inlassable en faveur de la consolidation de la démocratie, de la promotion du pluralisme politique, de l'état de droit ainsi que du renforcement de l'unité nationale. Depuis son accession à la magistrature suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a cessé d'œuvrer
pour l'avènement d'une gouvernance politique moderne, inclusive et respectueuse des principes démocratiques universels. Son ambition de faire de la République démocratique du Congo un État fort, stable, prospère et respectueux des libertés fondamentales constitue aujourd'hui une source d'inspiration pour l'ensemble des institutions de la République. C'est dans cette perspective que le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à travers le secrétariat général aux relations avec les partis politiques, a élaboré la présente directive ministérielle relative à l'année politique 2026. Cette directive constitue un instrument d'orientation stratégique destiné à accompagner les partis politiques dans l'organisation et la conduite de leurs activités durant l'année politique 2026. Elle définit les priorités, fixe les orientations, précise les responsabilités et rappelle les exigences légales auxquelles sont soumis les acteurs politiques dans l'exercice de leur mission. Mesdames et messieurs, l'un des objectifs majeurs poursuivis à travers cette directive est de promouvoir une vie politique apaisée, caractérisée par le respect des lois de la République, la tolérance politique, le dialogue permanent et le rejet de toute forme de violence. À cet égard, il est demandé aux partis politiques de promouvoir la paix, l'unité nationale et la cohésion nationale, de renforcer la formation civique, patriotique, politique de leurs membres, de contribuer à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, de privilégier le dialogue dans la gestion des différents politiques, de promouvoir la participation inclusive des femmes et des jeunes dans la vie politique et enfin de respecter les principes de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité.